umukobwa mwiza wenda no kwenda nashaje ako nari umukobwa mwiza kandi uracyari mwiza directeur niyo wamaye karibu yego yari umusore yaratarangana gutya yari umusore muremure cyane munanutse cyane ariko niwe wakoze ibi ningewe wabikoze ndabyishinja yego akimara kunyakira naramwifuje umutima wanjye yego atarigiye n'icyakubwira waravuze Imana uwampa umusore meze nk'uyu nguyu cyane kuko amarangamutima yanjye aho yaganishaga haraho wari utangiye kumwiteretera mu mutima mu mutima musaba audience yuko najya kumusura mu rugo wese yego wigira mu rugo yego nimara kumuhamagara arangije cyane nazindukaga nitegura kandi nkontorora neza kagakweto kajyanye n'umwenda abaguteye indobo ya mbere nditahira ubwa kabiri ndongera ndamuhamagara ni wamba bariyeho kabyarawe ushaka byihutirwa aguteye indobo ya kabiri n'ubwa gatatu arayintera murahiza gute nafashe Bibiliya tirahira nimba utarasamba nati igutwike ati handitswe ngo urenge kitabo byinshi cyane angiye ukunda ndagenda mpageze bakira abashyitsi ari idarapo ati ndi fiance wuyu murabose babimenye bo ndatamubwiye nabi cyane mbo ndamusiga wanyu bahaza urimvukira hano ni wanyu ntuzongere kunginisha wiri kuvuga ngo ndi fiance wawe ntago biremerezwa n'iki ngeze wanyu kandi ubwo nyine twaba duhagararanye nta bintu byo kumukoraho kandi ngiye nkumva ndi fieri wabyo warakahita ambwira uti oya have naje guhunga ngenda gihe njya kuba mu mahanga umugabo biramucanga aza kuza kwiciraho arigendera aturugo niba ugira ibibazo byo kubabara umugongo ibikanu mu mavi cyangwa se ukaba waragize ikibazo cya pararize ukaba utakibasha gukora siporo ndetse n'izindi ndwara zifata ingingo humura kuko genuine kunga therapy ari igisubizo cyo kuvura bene ibi bibazo mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa ukaba ukize neza. Genuine kunga ni abahanga bazobereye mu kwifashisha ubuvuzi bwa massage no kunga bijyanye n'igihe hifashishijwe tekinike mpuzamahanga. Sura iki kigo ku mashami yacyo ya Kimironko ndetse no ku Gishushu hafi y'akarere ka Gasabo bagukize mu gihe gito cyane usubirana ubuzima bwiza. Genuine kunga therapy, ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Yitwa Pastor Kamere ku mudamu yitwa Pastor Ikirezi Claudine akaba ari umupasteri washakaye nawe n'umupasteri nayo yitwa Pastor Joel Habimana nibo turi kumwe ikintu kiganiro cyacu inkuru yanjye nabo bafite inkuru tujya twumva inkuru zitandukanye z'abantu bingo zasenyutse abantu bagiye bahimukirana umugore agahimukira umugabo agahimukira umugore urugo rwabo rugasenyuka kandi rwari rugeze ahantu haryoshye bitewe n'ibibazo runaka bagiye bahura nabyo. Tubaye ikaze mu kiganiro Pastor Ikirezi. Murakoze cyane. Pastor Joel tuguhaye ikaze nawe. Mumeze mutese? Turashimana tumeze neza n'abana baraho n'igihugu n'uburyo. Mufite abana bangahe? 4. Abana 4. Umukuru angana gute? Afite 16. 16. Nese wowe ufite imyaka 15. Tumaze sese tubana afite 15. Ubwo neze ngo ahise wariyembera. Oya ntago nari ntaramenya ubwira n'isiziri. Washatse ufite imyaka ingahe? 20 hafi 4 gutyo. 20 hafi 4. Ubu ngo ufite imyaka ingahe? Ufite 38 gutyo. 38. Pastor Ikirezi ufite imyaka ingahe? Okay. Nari mfite imyaka 18. Yego ushaka. Yego. Nya. Ubwo wenda abantu benshi wenda bari bubyibazeho ese kuki wenda yashatse akiri mutoya. Yego. Nari ndi imfubyi ababyeyi ngira. Yego. Data na mama ntago bari bakiriho. Nya. Ubwo rero nkabona rero akenshi rero gutinda cyane kuba uri wenyine uri n'imfubyi. Deje uri n'umukobwa bishobora kukurura ikindi kibazo. Yego. Bituma rero kubwo mu bushake bw'Imana impuza no y'umusheri wanjye. Yego. Impuza mbona ari nawe ari muto nanjye ndi muto ariko mukundira cyane ko yari umukozi w'Imana. Yego. Barakubaza. Bituma rero nanjye rero baze mubaza hanga. Abakunzi ba b'inkuru yanjye barakubaza 18 umuntu arasezerana. Icyo kintu aho ndakimusobanurira yaraguteruye. Oya
oya Kacyiru Scrovio nani yari nani gitifu umurenge Kacyiru niwe wadusezeranyije urumva abana b'imfubyi hari uburyo bajya bashyiraho muri leta bitewe n'ikibazo runaka n'ibibazo runaka uburi kugenda ucamo udafite aho uba byose udafite abakurera ibintu nk'ibyo uba wemerewe hari ibyangombwa musaba ubundi mugashingirwa kandi ni ibyangombwa basaba muri minisiteri y'ubutabera ibyo ngibyo ndabizi so byumvikane ko nibyo tugiye kuganiraho urwo rugo rwabo ukuntu baje guhura ukuntu byaje kugenda mbere yaho reka rero mbanze mbwira abantu baduteze amatwi badukurikiye mwumve ko tuza kugira ikiganiro cyiza cy'abantu bazi kuganira kandi n'abantu bafite inkuru nyankuru rero mbere yaho reka mbanze babwiye ko ku bantu mwifuza guhahira muri leta zunze ubumwe za Amerika mu Bushinwa Canada ndetse n'ahandi hatandukanye turabatumiriza ibyo mwifuza byose yaba ari imodoka yaba ari amamashine yaba ari amasaha yaba ari imyenda tubatumirize muri ibyo bihugu uciye ku iguriro hamagara kuri 0781 81 61 80. Ikindi nanone kubifuza nka telefone ya Apple by'umweko ngo iPhone 14 cyangwa iPhone 14 Pro Max ni Max Pro nakubwiza ukuri ko nta handi wayitumiza ni muri iguriro bakekugezaho kuko batanga commande ku ruganda rwa Apple muri leta zunze ubumwe za Amerika uhamagara iyo nimero nkubwiye cyangwa ubandikiye kuri WhatsApp reka tugarike mu kiganiro turi kumwe na Pastor Joel ndetse n'umufasha we Claudine kugira ngo tuganire ku buzima tuganire ku rukundo rwabo reka mbanze mbwire mbaze wari muto cyane wari umwana muto cyane byagenze gute kugira ngo ure na Joel kugera naho umwemerera kuba umugabo wawe? Murakoze cyane urumva nabyirutse ndi umwana w'umukobwa ukunda gusenga yego nari umukatolike biza kuza kuba ngombwa ko mpindura mba umurokore yego ariko ikirokore nkigezemwo nasengeraga mu itorero rya DPR yego ndigezemo rero ntago nabaye umunyedini ahubwo nabaye wa mukobwa ukunda gusenga cyane nibwo rero naje kuza guhura na Joel ngewe mfite ibyifuzo yego ndimo ndasenga ndimo ndifuza umukozi w'Imana wansengera ubwo rero hari ahantu yari yaje muri quartier z'iwacu nge mvuka ari ya Kacyiru yego yaje gusengera abantu abahanurira abahanuzi hari abantu baba bari kudukurikirana babazi bamwe bahanura bizaba ku bantu cyangwa byabaye ku bandi ubwo rero nanjye rero icyo gihe nanjye numvaga nshaka umuntu nk'uwo nguwo bitewe n'ibihe nanjye narinde gucamo ubwo rero narahaciye numva arimo arasenga avuga mu ndimi cyane cyane ko nanjye nari mbiziho ko ndi umurokore mpita mvuga nta hantu ngiye kuhinjira nena ndakomanga rero mu kwinjira direct niyo wamaye karibu yari umusore yaratarangana gutya yari umusore muremure cyane munanutse cyane ariko niwe wakoze ibi ni ngewe wabikoze ndabyishinja yego akimara kunyakira arambwira uti ni karibu uti hano rero nta dini rihari twakira abantu bose nanjye ndababwira ni ndi umwadeperi ariko nifuza impuhwe z'Imana ko mwasengera yahise asengera arampanurira muri bimwe yamanuriraga nibyo narindi gucamo yego bituma rero ntahana ako kantu ku mutima wanjye ako yari umusore uri mu kirere abahanuzi nyine ukunzwe bigaragara ko afite abantu benshi cyane nyine baba bamushakisha adashaka kuboneka ngewe rero urumva umukobwa w'imfubyi icyo gihe hari n'igihe nyine uba wumva nyine nawe nyine uciye bugufi cyane ukavuga uti hari igihe atamaye agaciro yego ndagenda ntabwo nahise ntekereza ko yazaba umugabo wanjye gusa ahubwo naramwifuje mu mutima wanjye yego atari igihe n'icyo akubwira waravuze Imana uwampa umusore umeze nk'uyu nguyu cyane kuko amarangamutima yanjye aho yaganishaga haraho yari umugabo w'umukozi w'Imana ikindi hari ukuntu Imana yari yarabimbwiyeho mu ibanga ryanjye nayo yego imbwira ukuntu uwo muntu azaba ameze noneho bigahuza nuko nanjye nakundaga umusore muremure unanutse cyane ariko twabana nkashyiraho kondisiyo ko yabyibuha yego nakundaga abapapa babyibushye cyane Imana yaranyumviye barandengeye nkongera ngabanure yashyize n'akanyongezo oya nibyo ngewe nkunda yego ubwo rero nyimara kumubona ukuntu yareshyaga mpita mvuga wawu mu mutima wanjye avuga ni umukozi w'Imana sibura ntari bundondore ariko ndataha mbigira icyifuzo ndavuga ni Imana rero wambwiye kuzama umugabo umukozi wawe uburetse gatoya warazi ko zakuronda ukamenya ko umushaka
akamenya ko umushaka. Yego nicyo nibo bwoba nari mfite. Yego. Ndavuga ni Mana rero uzabimuhishe ko ngiye mushaka. Yego. Kuko mbonye arimo impano yawe. Yego. Icyo gihe rero kuba n'umusore ungana nawe muri 20 ningahe ari umuhanuzi yari bikomeye. Ubundi tuba tumenyereye babandi baba papa bakuze abasaza. Ubwo rero kuba n'umusore nk'uwo avuga ngo ndacyari umusore nawe kandi uri umukobwa bari igitangaza. Wari utangiye kumwiteretera mu mutima. Mu mutima nanamuteje n'Imana ku giti cyanjye. Navuga ni rero Mana bari we ubinjiramo. Nanjye umusange ku giti cyawe wenda azankundi. Wabonaga ari umusore bogari muremure mwiza. Kandi noneho ukunze Imana cyane bya bindapana bimwe ntarari yari afite bimwe abakozi b'Imana ashaka kubona umukobwa akamugirira oya ntarari yari afite yavugaga ijambo ry'Imana neza akaguhanurira ukitahira. Nta bindi bintu byo ku ruhande. Ndavuga ni uyu nguni umutima wanjye wifuje kabisa. Nditahira ubwo ngeze mu rugo. Umutima wumva kumeze gute tujye muri byandi by'amarangamutima y'urukundo? Namukunze birenze. Yego. Ku buryo natangiye kumujyanama we. Kandi ngo ari umukozi w'Imana iri kunsengera. Musaba audience yuko najya kumusura. Nge wakansengera. Mu rugo wese. Yego. Yes. Wigira mu rugo we. Yego. Ubwo rero ntago byakunze ko uwo munsi mufatisha. Naramuhamagaye asa nk'unciye amazi ho. Arambwira toke uze kuza nugera kuri cafe Kimisagara uze kuza kumbwira ko wageze. Yego. Ngeze Kimisagara ndamuhamagara. Oya. Nyimara kumuhamagara arangije. Cyane nazindukaga nitegura. Kandi nkontorora neza kagakweto kajyanye n'umwenda. Ukuza kuvuga byose. Ndagira ngo mbwire n'abakobwa baba duteza amatwi batarashaka ubuzima bwose ntugategereze ngo umuntu ni usaza kugushaka. Hari uburyo nawe icyo kinawe ugishira mu bushake bwawe. Uko igihe cyose yigishiza mu bushake bwawe niyo mwubatse akageraho ikosa ni byabene ngo urukundo rwihanganira byose kandi rubabarira byose. Uyu munsi rero impamvu rero ziri gusenyuka biri guturuka ku maranga mutima atarigeze aboneka. Uziko nari wagira ngo nari nzi ko ari wateye intambwe bwa mbere. Oya sinzi impamvu rero navuze ngo tubaze. Ubundi umugore ko dukunda kuti umugore bwa mbere. Nese mbwira iki gihe bwa mbere aguha rendezvous akakwemera audience kuza mu rugo iwe. Yaramemukiye ntago namubonye. Oya se. Yego. Narateze ndagenda. Umwana w'imfubyi wifatiye moto yikamugeza Kimisagara. Wakunze. Utuyinite twe. Yego. N'agatike ke mageze wapi ndamubura. Mubuze nyine ariko urukundo rurihangana. Buri rukundo ni ubwa mbere. No gutereta biragora. Cyane. Kandi no gutereta umuntu we utabizi ko we uri muramushaka. Yego. Mageze ndamubura arambwira ngo ubu namaze kugenda ngo mfite igiterane ngo Kabeza ngo ahantu nagiye ngo ahantu bita mu Kajeki ngo ntago ndi kuboneka. Kandi si uyu musore. Okay noneho nzongera mbahamagare. Abaguteye Indobo ya mbere. Nditahira. Ubwa kabiri ndongera ndamuhamagara ni wamba bariyo kabyara. Aho ushaka byihutirwa. Niko mfite ibibazo ndi gucamo kandi nshaka umukozi w'Imana wamba hafi. Yego. Hari igihe rero umuntu ahura n'ibibazo wamunamuganiriza cyangwa mwanaganira akumva yaruhuka. Ariko ngiye no harimo n'amuranga mutima yandi ndi kumva zamuka. Haza ahantu ari guturuka. Ubwa kabiri arambwira uti ntacyo uze kuza nugera kuri cafe ndakuyobora ugeri wanje. Yego. Nabwo aramemukira. Yes. Nabwo arambwira uti nigende. Agutendo ya kabiri. N'ubwa gatatu arayintera. Yes. Ubwa kane nibwo rero twahuye. Oya. Ubwa kane siko wari wakunze. Yari yararwaye rero ubwa kane. Arambwira uti maze iminsi ndwaye ndi mu nzu uze kuza kuri telefone ndakuyobora uragera mu rugo. Yego. Ndagenda ngera mu rugo iwe sanga nakazu abamo nyine kakageto. Geto y'abasore nyine. Y'abasore. Ahita nyimukira ku gatebe kari gahari we yicara hasi nge nicara ku gatebe. Yego. Ariko numva so umuntu usanzwe mu buzima bwanjye w'umukozi w'Imana. Ahubwo numva nundi muntu udasanzwe. I know. Nangira no kumugira inama. Kandi rero dore uba muri geto uri umusore uzirinda abakobwa b'i Kigali. Kandi nanjye ndi w'i Kigali. Wono nturi kavukire. Yana ndikavukire. Sinzano byaturutse kuyago ntangire mugira iyo nama. Ndanje nabwani rero abakobwa b'i Kigali iyo gusuye ahita gumi wawe. Yego. Uzabirinde ntukabahereza umwanya muremure. Arambwira uti ni byiza. Turataha. Ariko dutashye ngo yibaza ukuntu namugiye muhereza izo nama. Sura mukobwa kucyari kunkurikirana ubundi. Ariko yareba akabona nanjye wenda najyana n'amaranga mutima ye. Nibwo yaje kubimbwira nyuma. Reka tujye aho ngaho. Pastor
Joel ugize gutya ubona umukobwa araje mu rugo iwawe reka duhere kuri cyagiye guhamagara wifashe ute no kuza kugeza noneho aje mu rugo iwawe yewe kuko nakiraga icyo gihe yabivuze abahanuzi mu gihugu bakenewe yego abantu bafite ibikomere byinshi bakeneye abantu babahumuriza yego abababwira amagambo y'ihumure ko ejo hazaza ari heza kuko wikenda 7 bumva abantu bakeneye gusenga cyane ari yakira ibikomere bikomere byinshi noneho urumva ko nakiraga abantu benshi iwanyiraga za protocole nakira abantu ntagira biro nanjye umuvuga butumwa nabyita wa rubanda rwose noneho rero abantu bakankina ari benshi nimba nabwirije ibyumba bagahamagara bigisenyi hose nuko nari meze noneho rero nabaza muri abo bantu ariko urumva ntabwo nari mfite intumbero yo kuba namutekereza nk'uwambera sheri yego kuko uyu umusitari niko nabyita ubuzi ufite menshi amafaranga ufite iwabo akomeye ufite aho uzirukankira iwabo urumva bose uba butundubura papa wanjye akoraha nubwo nje gusenga ndabura ubwenge mu ishuri mfite degree niyi mfite ibi nibi urumva bakubwira y'ibyifuza yabwira abantu nta muhanuzi wihangika kandi bakunyura imbere bose bareba ati nge naryamanye n'abagabo 5 bangahe byose bakihane akihana ibintu nk'ibi rero aza rero nge mwakira mu ubwo buryo nk'abandi bose kandi maze kumva maze kumpa stories ubuzima bwe uburyo nta mafaranga nta famiye none urumva ko hakanda abahanuzi bagira hagakosa ngenda maze kwikura ndagenda kuruze mfite n'imvi mfite 2 bagira akosa kavuga ngo uzazamura impano yanjye yego kandi ushobora kuyimanura akayirangiza ahubwo uzazamura kuzamura impano usugusenga uyu we ngomba kuyizamura mu buryo nk'ubutwicaye gutya hano abona ko yanyuze muri byinshi namuteje intambara nyinshi zitandukanye nimba akuzamura impano tukicaranye ndacyafite icyubahiro cyane yaba aramukurikiye amafaranga kamukorera amakosa uba arakimanuye ndashaka muri kano kanya rero ubona umukobwa akugezeho mu rugo iwe aje nk'abandi ariko we atangiye kukugira inama ati nyaboneka uzirinda abakobwa b'i Kigali uwo muntu wabonye uje mu buryo budasanzwe utangiye kukubwira ibidasanzwe wayifashe ute natekereje ndavuga ati uyu muntu ngira inama ni muntu tangira kwigaho cyane urumva izo nama iyo byiza ari kumbwira irinde amasida irinde ari abantu bazakwicira ubutumwa bwawe ugatera amaduka bakaba zero tangira gukurura bya bintu ngiye kuryama navatiye umwana uko byajya nyihanaho ubwo atarigira akubagana urumva byose ati n'ukuri kw'Imana wahise ugatera byose mu mutwe umushumba profete sinigeze ndyamana n'abagabo urumva aho bigeze aha ngaha urumva amaze gukura ndacika intege namba ati guma hamwe ati Imana izaguha umugisha bw'umusore mwiza w'icyubahiro ati uvuye ku Mana watangiye kumutekereza kukubwira ako kantu rero ako karamfashije karanguriye nako noneho rero ntangira kuryama nijoro rero kareba Jacqueline aryamanye na 5 urumva nubwo afite akazi akumva ko yakoze ibintu nk'ibyo nani ntangira gufata rero nkuruyunguyu rero ati je nta numwe turaryama aho kantu karankuruye cyane kantwara ubwenge usaba urukundo rero nabati ngo nta mafaranga afite ariko umuntu wavukiye i Kigali kakira umusi ya presidence y'urugwiro umwana wabo bapfuye bakasigara abana akaba atarigera yica uburano ubunyangamugayo bwiwe ari umukobwa nk'uyu mwana muto akabaye ari umusitari ntangira gukura ubwenge bukeye bwa namurahije asimbuka Bibiliya murahiza gute nafashe Bibiliya tirahira NIBA utarasamba nati igutwike ati handitswe ngo ujya n'igitabo byinshi cyane ntangiye gukunda gushaka urugo ako none kujya maze none test ati mbonye ni bangahe nta numwe umukozi w'Imana nta numwe harakoze mu kibero sindavuga urukundo ubwo namuhamagaye kugira ngo ntangire kandi atangiye kumukunda za nama kwa kunda mwumvishe nyine tangira kumva
nta amafabi ndabyibagirwa cyo kuba ngo azamuye impano kwi hanja kumva haje mawo kantu rero noneho rero nkanda mushira Bibiliya hariya mfata amazi amazi ndasinya kumeneho mivumu kopteho ati ibi ako mu byukuri harimo no mubiri ndavugira aho ngaho kugira ngo nyine umve kugondora mu mubiri yego ako kugira ngo mbanze munyuze ku gikarabiro yemwe yambwiye ubushize imba bisubiramo ati rero abona Imana ishaka guhana wikinishije ndasenga kandi si Imana avugaga ubundi niwe wivugaga uramutse unkinishije bo urumva kanje sinjya ngiye ikintu abantu bankundira ntabwo njya kwishushanya bibya n'abantu bose umunsi unkunda sinishanya ngewe iyo mvuze cyane cyemera iyo mvuze ibizima ndabyemera nuko rero arasimbuka Bible numva umutima waje kuko Bibiliya yo nta mu simbuka kenyeje cyatwiziraga ibintu bikomeye cyane cyakwizira ko nta muntu umenyera ijambo ry'iki kandi umuntu uvugira ubuzina ry'iki ry'Uwiteka bati nimba wizera Imana kora ibi ngibi ariko uyu munsi bazisimbuka uyu munsi bazishwanyaguza uyu munsi bazikinisha ariko ijambo ry'Imana risimbuka namwe ati merci ngaho taha renda Imana ikurinde kwambika imbaraga tayari umutima wanjye atashi rero uza gufata icyemezo cyo kumubwira se kumukunda gute mbere gatoya mbwira ikirezi akubwiye ngo simbuka Bibiliya kurahiza ibintu wumva bitabaho wumvaga iki ngewe byancyanze nkazajya mugana se yavangiwe ko mubonaga nk'umukozi w'Imana ukuri ese ubu ntabwo ari kubibona ko harakora icyaha cy'ubusambanyi kuko no mu bintu nabwiraga ni sengera Imana mu rugo kuko mu myaka narindimo numva nyine hari ukuntu umubiri wanjye ubugeze ukeneye umusore noneho kandi hari ukuntu najyaga njya mu maregre kumwe ukwezi kw'abakobwa haribwa cyane mu nda igihe cyose nkakira ari uko mvuye kwa muganga nafashe ibitaro noneho abaganga bakazajya bamvugiraho rero cyaka kana nuko kakira agasugi ubu nigahura n'abagabo kakana kazakira byaburaga bari kuburaga gutya noneho urumva akantu abantu bakura akantu bakuvugiye hejuru akenshi uragasigarana hazajya numva igihe cyose ahari nimpura n'umugabo icyo kibazo kizakira ko narababaraga cyane kandi koko maze kubana nawe ntago nongeye kubabara mu nda ubwo rero ngewe rero nabigizeho ikibazo navuga ariko icyo nsike nuko ari ukuri kuko kera ntago twari tuzi gukinisha Imana ikindi kera twarizeraga hano ukizera mu mukozi w'Imana pe ukumva ko ari umuntu ukujyanye mu ijuru kandi ari buhakugeze ntago bimeze nk'ubu ngubu abakozi Imana uyu munsi uvuye mu kabara aramutuka utaramenya Imana aramutuka n'uyizi nawe kandi ari gutukana kera rero ntago rero icyo kintu twagikoraga kuko babaga baratwigishije batubwira ko umukozi w'Imana ndabyibuka no kwa padiri wajyaga wumva watukanye wagize ute ukajya mu ntebe ya penitensiyo ukajya kumushaka ukagenda ukererana nawe uti padiri gutya na gutya ukumva kuri gukirira imbere y'abakozi b'Imana nuko rero mbwira Pastor Joel waje kumubwira gute iby'urukundo nijoro nararyamye noneho ndyamye ngiye kubona mbona ameza yanjye araho ariko mbona ahantu hari amafoto menshi burya ijwi Imana sinzi uko ndikora yego ariko by'ukuri ifite umukobwa nakundaga cyane yajyaga mbi cya 10 kigera byibuze ku mafaranga ya kera hafi 300 yego fatayo tuwasamiri ku muntu nk'umwe bamuta yankwaye ubwenge yajya mu Bushinwa akazanira agakweto akana matera nziza njyaga ndyamaho yayinzaniye ubwenge bwose bwaragitakaye aho ngaho yarakwitereteye ubu nyine ubu ariko yari umufiyemere yego noneho njyanye ndi mu nzozi mbumbura amafoto mbona nguye kuri uyu nguyu jwiranga ngo ndi umugore wawe ati kwari cindara Yesu kubita abasinga barabizi ari n'igihe bisanzwe n'umuntu nawe ajya ari ubona urose umuntu ukamubona bibwira abantu yewe Imana ivuga mu nzira nyinshi ko batabiza abantu nta gihe surota umuntu ntundi ukamubona kuko Imana bakuganirije Imana none rero nyibonye nkubita hasi tipo kukivuze kwa General Yesu nuko ntumvaga ari atari we urumva urani mfite ahantu amaso ari ya mubiri yego ku cya 10 no n'amaji yego kuyifatika none ikindi urumva umuntu uri ugenda akajya mu mujyi yakora kuzadira inyama akahanywa na moto akasigira akadogo akasanga yiperepaye bwose bwaragiye aho ngaho ariko none ntangiye mpamagara naraga petit frère mu rugo ambwa ati buryo wa mukobwa waje hano n'umurusi no samwita umuntu usenga avuye hanga asize ibirozi hano yego uzi ibintu ndose hano
n'umurozi mpamagara mama icyago uti mbuye n'umurozi kugira nyine byajwi bihinduke bikase yego n'umurozi umva kudashaka kwemera ko ari we noneho rero umurangira arambwira ati ariko ubanze witonde nimba uzi kujya uhanurira abantu bikaba ukaba usengera abantu iyo jwi itekereze neza twari imana yaguhana ushobora guhana mu buryo utatekereje abagenda abantu ura n'umuntu wavugana uri umwana w'imfubyi udafite amafaranga udafite hito yego urumva wapi noneho mama arambwira ati inyange zose ni iki ni inyange gusongwa yafite ukamuzana ntibyamubera agashira mudivoshije waba ukiri pastors waba ugihanuye se waba urangiye ariko nimba ari uw'Imana izabazamura kandi mujye agaciro mu gihugu cyanyu yego ndavuga ati pu ndakwisengera yego ngeze ruguru mu Kigali arampamagara timuraho mukozi matego tugiye ngiye gusenga nanjye ntwari icyifuzo kandi warayumurose yego ngeze ndapfukama hagacecu karaho ngafa ngagacecu sinyina kibihari kera cyane numva karama kandi kuvuga muri umutima Imana ngeze ku izina ryiwe tumuha umugabo mwiza usenga umurinde kuko batamwangiza nyine umukozi w'Imana asaba ibintu byiza umukozi w'Imana murinde abasore bamushuka umuhagakiza kawe dusengera abantu muravuye nkiri ati kandi hazavuga cyane hari gahoro cyane ati Imana irambye ngo atinte amatwi ko numva ntago rapinga ibyo y'Imana irambye ngo baze ngo uri umugabo ndavuga ati hoya ati usengera nawe rero si umugore yego ati Imana yaguhaye umugore alala bihuye na zanzozi inshuro ebyiri ndavuga ati rero reka mbite ngewe nitahira yego nataha ngeze mumbwira petit frère ati rero uyu mukobwa ngiye kumubeshya mukiri ngiye kuvuga ituma kinjya ngo kundi buvugishe wa wundi nkunda yego ngaruke ku Imana yampaye mucyukura yego reka mubeshye munanize noneho kugira ngo ndebe ko namwikiza ndambwa ati rero ngo sabye urukundo niyo bwa mbere abase twatese urabizi kugira umuntu wakwemerera uwo mwanya ndambwa ati mbikubwiye nijoro saha tuzuzure ubimbwire ku muryango wanjye tuzuye neza nukererwa bizabipfuye niko wamubwiye se oya ubeshe se ngiye kubona muri mu gitondo niko kose wabyukaga wagiye mbona arakomanze saa 2:59 kiri gukoma ngo ndi kwambara juste mbona niwe yego araje ati rero sheri wanjye narwemera urukundo kandi ikindi aho ugiye kubwiza hose ujye untwara unampresent present kandi zaho kwaza Bibiliya aho ugiye hose mu biterane rumva nabwira abantu ngo abavuga butumwa benshi batararongora Imana ijye ibafasha no kuba uhagaze imbere y'abantu barenga hafi 2,000 nari n'umuhanzi w'Imana wakubita indirimbo rengi muto wabyina watambira Imana usanga amanimero nk'ijana ukakora abafiyemere aba divorce hari abakozi b'Imana n'ibisindi kubona abamwirunda abantu ngo yabateye amada bose ari benshi cyane namwe ati gira vuba ahubwo urongore ntabwo ni bake yuri umustar aho ngaho ari benshi cyane byanze kunze kura n'ibigerageza ngiye kurara mu mbona rero abyemereye aho ndavuga ati reka mubwite ngaho ndi kwihuta hoya ugiye mu giterane ku Gisozi hari giterane gikomeye ari ngikibwirizamo ati ahubwo nibi bene gutwaza umva n'umutwaro noneho ndabati noneho bimubwira iki ndagenda mpageze bakira abashyitsi ari idarapo ati ndi fiance wuyu imbere nahise tugenda na Bibiliya umukozi w'Imana arabeshya tugeze mu giterane ati turakira abashyitsi baranyakira nawe arifata muraho ni kwa runaka Claudine ndutse Kacyiru ndi fiance wa pasteur Prophète Joel ngo hano bantu buze aho ngaho ni hano hafi 500 muri bose babimenye ndatamubwiye nabi cyane ndamusiga iwanyu bahazi uri imvukira hano ni iwanyu ntuzongere kunkinisha wiri kuvuga ngo ndi fiance wawe ntago biremerezwa n'iki ugeze iwanyu noneho murumuna wanjye rero nimugoroba bamubwiye gutyo agenda nyigisha buhoro kabanaga mu rugo ati mushaka kuba amafaranga rero ubwo Imana iguhaye uramwanze urwo buryo ahubwo n'igitangaje wari wamukunze mbere ariko utarabyemera no kuvuga ngo ngewe ntabwo namukunze
namukunze nabyita ngo ubupfura wakunze ubupfura bw'imico kuba umuntu ufata nk'umuntu w'umukobwa uvuka haraha twebwe abantu bavukiye za Rusizi tuzi ko muri Kigali nta mugore muzima apfa kwakunge sinje kuri abantu nyibibwira abantu abenshi ni kwa byo benshi n'umuntu uvuye mu ndara wese mu ndara tete za Rusizi aho ngaho bazi ko imvukire iba yarashize iba yararangiye n'umutwaye bavati yubu turagendesheje tugiye kwimusangira na ba Roza na ba Jacques na ba ariko rero numvishije kintu rero nabatiriza akantu azahumuka maze kumuvanamwe abana byibuze ni imibare nuko umuzana ku mibare ubundi imvukire twagizana ku mibare ati ngwite rajya hanze kubagane ajya kumenya umujyi muvanyemo nk'abatatu cyangwa bangahe basiveti basinda kwara abo ngabo nibyo hero wampaye mu myaka ingahe naho avuga ati bati abasore bacu batubwira ngo iyo umuzanye umuha imyaka 2 ubundi ngo niyo myinshi mukamurarangiza yishe reka mitenge kuri ikirezi ikire mbwira umusore araje akubwa ati ndagukunda kandi uhita unsubiza uramusubije agukora ibyo bintu ati ntuzongeye kuvuga ko ndi fiance wawe ubona ntabwo atewe ishema n'icyo kintu ndashaka umme kwitangira byagenze gute kuri mu mutima wabyakiye gute agusaba urwo rukundo bigahita bihinduka gutyo ibyo bya bindi nakubwiye kubwira ngo urukundo rurihangana yego kandi akenshi hari n'abakobwa nakira cyangwa se nk'umukobwa akaguhamagara akakubwira uti sengera ngewe Imana izama umugabo nkunda cyane ngewe niba naba ntamukunda ibikorwa bye bizatuma mukunda ariko kenshi baba bibeshya niho hari guturuka izi divorce kubera ko igihe cyose udakunda umuntu wowe no kumuhemukira biroroha kandi buryo urugo ni umugore urugo ntago ari umugabo mutima w'urugo iyo ari mu rugo ibintu byose birubakika tuza abagabo benshi cyane bagiye bakora uburara bwinshi ariko ba mutima w'urugo bakarinda icyubahiro cyabo uyu munsi bakaba basazanye nari mfite rero urukundo muri ngewe no kuba kandi naramusengeye mu mutima wanjye umugabo uyu nguyu atabizi no kuba naramwifuje imbere y'Imana ndetse nkanamuteza Imana numvaga ubwabyo ishoboye byose numvaga rero ntazayiburira ibyiza mu kiganza cyayo akimara kubimbwira ngo nagukunze kandi umigisubiza ari uko turi kumwe ndashaka ko tubana ariko ashyiramo akantu gato cyane ko kujijisha ngo ariko Imana nibyemera nibwo tuzakora ubukwe ubwo byumvikana mu bantu bazi ubwenge cyangwa ari kututega amatwi nitabyemera nyine ubwo nanyanga izaba itabyemeye ubwo ngewe nabaye nk'umuntu uraranye inkweto narise nitegura icyo gihe naraye ntaryamye ndabyibuka nzinduka za saha zageze ndaho ngaho ndamubwira ni wow ni ngewe uje kubikwemerera ibyo wansabye kandi koko kera biratandukanye iyo umuntu yakwaka urukundo abwira guti nzabyibazaho ukajijisha hako ngiye sinzi ibintu byari biri ngiye muri ngewe kugurukamo numvaga ko ntari butegereze akimara rero kumbwira ayo magambo ambwiye ngo sinzongere kumwita fiance abwiye ntoke nta kibazo ariko icy'ingenzi no kwijambo wakuye mu kanwa kabo kanyibwirira nzi neza ko utarivuze nkawe wenyine tipara mukundaga byatari wa cyane cyane ndamubwira nti none hiryo jambo wambwiye uko byagenda kose Imana izarishigikira kandi riho umugisha tubane arangije arambwira utoke ariko ujye wirinda kwegerana nanjye n'umukozi w'Imana batazagira ngo turaryamana kindi cya kabiri ntukazajya umamagara nijoro mba nafunze telefone ashyiraho inkuta zose imwe ngo by'abashari barahamagarana imwe ngo abantu bajya kubana ngo bagendana reka nta byabaye kuri twebwe narinze mbana nawe no muri karitsiye iwacu batazi umuntu uzanjyana reka uko ari nko gukundana n'umusirikare kandi ubwo nyine twaba duhagararanye nta bintu byo kumukoraho kandi ngiye nkumva ndi fiyeri wabyo we akahita ambwira uti oya have ariko kubera ko bisa nkaho muri we bitaramwakiramo ariko ngiye kwa ko nari ndimwo neza numvaga ngiye nta kintu bintu nkaye nuko sasa rero we byaje kukujyamo ryari kugeza aho mukoze ubukwe ufashe icyemezo cyo kumubwira ati noneho twakora ubukwe igihe cyarageze nayifite abantu benshi mu gihugu hano bankundira Imana ndimo bibwira abantu ntabwo sinigeze nkora kuva nava mu nda ya mama nta munda sindakora n'ubuyede n'umusi n'umwe ngiye kuva navuka abankurikira mu gihugu babyumve kuva 97 ngiye ni ijambo ry'Imana rimbeshejeho kuva kera niyo mpamvu burya niyo nshitse intege ngiyewe kubera nzi iby'Imana yankoreye
bitanihana. Yego. Ndangije negera abagabo b'inshuti zanjye. Yego. Bari bakuru bafite amafaranga, bafite ibyubahiro byabo hano. Ndabwira ati rero mfite urumva yuri umukozi w'Imana ufite abantu benshi usinde batandukanye, ndabegera nkajya kwa Jacques, ambwira ati nkajya kwa Peter. Ati rero mfite ahubwo babiri. Ufite amafaranga umufiye mere. Wabyari iwabo. Tuni nawe gutya na gutya. Ati pastor kudusengera. Ntidushaka kuzumva kuko watandukanye n'umufiyemere. Yego. Ari abantu bafite urukundo nibyo, ariko cyo byazakugura, afite amafaranga ye. Utunzwe na Bibiliya. Ibiya nta uhemberwa. Nta gukoze kujya byo guhembesha. Imana igufashije ukagira umuntu usengera agafashwa, haguhesha umugisha, ibyo ugenderaho. Urisire ko uwo muntu ufite miliyoni zingahe muzagumana. Nanjye njya mbitekereza gukora ibyo. Nakire nk'abagabo nk'icumi aribo bazankorera ubukwe, bari kumushyira kuri uyu nguyu, bana umugambi w'iki w'Imana. None ndababwira ati rero no kazi nkajya kumubereka, kazana wawe ni nkamubereka. Bambwira ati oya, uyu nguyu urabona ukuntu aba nambaye, uyu nguyu ukuntu aba ameze, uyu acanye ku maso. Yego. Yazakubiza ibyuya, ejo hakazaba habi hano, uvuga ngo pastor yatora amashashi yasaze. Rero ati kwa uyu nguyu barangandiza no gusenga byajwe n'ibusire ry'Imana, nabo bahamya bose babonetse. Ndavuga ati uyu niwe mugore uze mu rugo. Akora n'ubwa bukaza nzaza ngiki. Yongeze kwa Gerard Mbabazi banyihera kawunga. Nkirira ngafurira y'imyenda. Intumwa urazizi, intumwa urabizi, intumwa ariko zazibayo. Natangiye muri systeme y'intumwa. Nagera kwa Fideli nkaba hasize ipantaro kera. Yego. Ndiko nije aho basengisha ku ngufu, nanaho bakampugaye n'inyama bishyushye, namara kubirya nje gusaba ikiryamo bakanaza veyi. Yego. Gusengera nka yanjye, sengera hene umuntu wari ubugaye bushera inyama utiherutse ahajya gusinzira. Yego. Mutero bansezera bakampa amafaranga asengiza. Ntiribungeze byibuze na Nyabugogo. Urumva apangwa nimugoroba hari icyumba nkajya kwiryamirayo ibintu ari hataye. None ndibaza ngo nta mushara mfite, uyu mugore w'abandi nzamugaburira iki? Yego. Aho rero mbagiye mu kibazo. Abagabo ndabizi bazamfasha ubukwe, ariko nyuma yaho bizagenda gutumva ubwoba. Mu by'ukuri kumva umwe guhaye 200,000 ya kera yimeje cyane, ndaguhaye 5, ndaguhaye turuwasa, amafaranga aruze ni menshi gukora ubukwe. Ariko se nyuma y'ubukwe tuzabaho gute adafite akazi, nanjye ntafite akazi? Ushaka gutsimbira kuri wa wundi utari mushate bw'iki bw'Imana. Imana irambwira ngo nyemerera untwaye uriya mwana, nubona utagize itandukanyirizo muri iki gihugu nzakugirira neza, uzagenda n'amaguru. Nakumva iyo kintu. Imana ibimbwira ikoresha abakozi b'Imana. Nzaguha imibereho myiza, uzaryama heza, uzabyibuha, uzarya neza. Kabata se kuko ni Imana. Kakuva ukangura ni umva mu by'ukuri Imana iravuga. Ndafata ngiye gufata icyemezo, ariko ngendeye kuri ibintu Imana imaze kumusezeranya. Ubuzima bwiza byose ndangije mba ufashe icyemezo. Ufashe icyemezo wabo Nijye kara uramubwira uti ndashaka ko dukora ubukwe. Tayari. Urumva aho ngaho aho gatoya akimara guterwa ubwoba n'ubuzima azabamo tuzabamo, yayisaze byose abinsukaho. Asa none ashaka kunera ubwoba, ngewe none ifatira icyemezo none mbihemo. Yafite ubwoba koko atazabishobora. Kuko yaribazaga se kuva i Kigali no gukodesha inzu, no gutunga umugore akabyara kwa muganga imyenda, nkasingira ahantu mpembera amashuri azazaho, si bizagenda uti? Noneho ako kamwanya ibyari nk'ibirori muri we bihinduka noneho umwijima. Aranje aramamagara sindabyagirwa ari mu gitondo, ambwira uti banguka fata moto usange hano mu rugo. Ndaza sanga yababaye cyane yarakaye, namaze se byagenze uti? Niyo nako nagora nseka. No se kumba nawe ubabaye cyane. Anje ambwira ngo no nose ngo urumva ngo tuzabana gute? Yego. Ngo umaze ngo kunshiramo ibintu ngikine ngo niba ari urukuneza Imana niba ari n'amarozi yawe ngo nanjye ngo maze kubibwira abantu ngo tuzabahute. Yego. Ahita afata Bibiliya. Arambwira uti dore Bibiliya niyo yonyine ngewe inunze. Yego. Nta kazi ngira, sinzi kubitsa, nta na konte ngira. Yego. Kandi nawe nta mafaranga, nawe uri imfubyi, nta niwanyuba hari nibura ngo nzagena abaname n'umufuko w'umuceri nze turye. None wa mwana w'umukobwa we urajya kujya kuruha
hejuru y'iki umva izo nama yego ndajya kuruha kubera urazi wanjye mu muruho hano nzi hari abasore beza muri adepera usengera hari abasore b'abashoferi uzava gutwara abantu akaza akakugaburira uri umukobwa mwiza nari umukobwa mwiza wenda nuko wenda nashaje ariko nari umukobwa mwiza kandi uracyari mwiza nari umukobwa mwiza kandi wiyubashye ikindi wubaha Imana nkambwira uti ndebye uburyo ugaragara ntago wabura umusore mwiza kandi ufite akazi uzagutunga uzazi wanjye ntuzabona isabune ntuzabona umwenda ibi bintu wabivuyemo yego nene namugana mva rero nkubwire yakoze mu ikofi akuramo amafaranga 3,000 yego ambwira ati dora ya mafaranga niyo mfite imbere n'inyuma yego nayo kandi ngiye kuyatumamo ibyo kurya yego badutekere ubwo rero hejuru y'aya mafaranga ntabwo nzi ikindi kintu kizagutunga nene namugana mva rero nkubwire ngiye ubuzima bwawe bwose ngenda bwemeje kububamo ubukene bwawe ndabwemeye nubona nkusabye igitenge uzankubite nubona nkutesheje ngo dore ngo umwana wanjye ngo yabuze icyo kurya uzankubite ya Mana mbona yangiriye neza ikandengera mu bupfubyi nubona itanyumvishije mu masengesho yanjye izatwice kuko nzi neza ko abantu iyo basezerana ku bana cyangwa se gupfa bagatandukanywa n'urupfu izanyice cyangwa ikwice noneho wowe ukomeza urugendo rwiza arandeba aranyitegereza nguri seriye avuga ni cyane okay ahita ambwira ngo genda uzane urupapuro hariya na bike yego andika ibintu byose ukeneye by'ubukwe yego nanjye mbyandike ubu dutangiye ikosi ry'amasengesho yego ntuzongera kurya njya Imana tazadukoze sane mu bukwe ndabyandika byose ntisondetse arambwira uti pfukama dufatane ibiganza umva twarasenze Imana imunyuriramo ubwo aranahanura oya avuga ko Imana ivuga ko izabiha umugisha yego nzabashyigikira abana banjye nzabubakira urugo ntimuzicwa n'inzara nzabahuza n'inshuti z'umugisha nzabazamura muri iki gihugu ntago muzahasebera yego abantu bose bazi ko muzaseba bazabona ahubwo icyubahiro cyanjye umugabo rero kuva uwo munsi nibwo yatangiye kumva ko noneho biri mu murongo atangiye kujya muri moto yego mwaje gukora ubukwe murabana nk'umugabo n'umugore mbere kuhajya buri wese agenda atubwira ikintu atazibagirwa mu gihe cya fiyansaye cyane reka duhere kuri Pasiteri Joel ikintu azibagirwa na Imana yavuze yego maze gutera umwana w'abandi inda yego ibiryo birabura mbo haza puriyave icyo gihe navugaga muri fiyansaye ibi ndazibagirwa ni ukumbwira ngo sheri nzakwihanganira ako kana kikakubwira na n'uyu munsi bimbwira n'uyu munsi yego nge muntu wa mbere ugira feburesi y'ubuzima yego ahantu tuvuka twavutse iriya twikundira ko umuntu yifitiye agasosi mu nzu noneho hari igihe biba byanze nareba mukunda inyama n'indagara numufana ko nabyo uri kubyangiza yego umugire ngo ni ibindi si iki niyo yaba ari isosi musi guhumba yego ugatunga y'ubugari nabumirira aho ngewe ko bya bindi ari byo wani nkubwije ukuri kandi wahita ubyibuha n'umukozi w'Imana ni ukuvuga ngo ngewe nji wawe ushaka kandi ubona ko ndazigurira ushaka urazinjya kukuvugisha no guhamagara akwima inyama teka zibone uzinyimye utavuga ngo wazinyimye teka kandi mu by'ukuri ndazirya ngeze hirya hariya teka zibone uzinyimye nongeye guhamagara amafaranga wayagumana ariko mbona uzimpaye mbona ko inshuti yanjye magara ko no mu inshuti uzajyana no mu ijuru uzajyana no mu ijuru ndangije rero aho kanama ati mu bukene yego mu mubabaro narakwikundiye yego nzemera nihangane ubuza kunyama bwose yego n'uyu munsi abimfashamo yego icyo nicyo utazibagirwa ikireze nicyo utajya wibagirwa wowe muri fiyansaye yanyu ibintu ntajya nibagirwa ni byinshi yego ariko hari ikintu gikomeye kirimo hari uburyo muri fiyansaye yajyaga ambwira ngo sinkamwite sheri ubundi namuhamagara agasaga telefone yayijimije
noneho nkarara ijoro ryose mpamagara nicaye ngo numve ko yayishyize ku murongo mu gitondo namuhamagara ngo ariko ngo musiko ngo nawe ngusetse nkose ngo ngiye ngo ndara amarondo noneho twaba duhuye namuhamagara ngo sheri kandi ubwo turenda nko gukora ubukwe ngo hoya ntukagite sheri cyo kintu ntajya nibagirwa yarakugoye kwera uyu munsi se umwita sheri akabyemera ahubwo ni wowe ubwo wiyita cyane ariko njye nafite principe zanjye nzambwira n'abasore impamvu ubona iteka ryose nge mahame yanjye nifuzaga umugore udashoboye ariko ushobotse yego udashoboye udafite ubushobozi akushobotse sinifuza gushoboye udashobotse kuko ushobotse adashoboye iyo mwishyize hamwe murashobora mubyara bwa bushobozi ahubwo no ushoboye adashobotse musenya urugo ntuzumva ngo sida zinjiye kuko muzakora sexe muzarwana usange wumve ngo niho hinjiye divorce abana mwabyaye bagiye kuba ibintu ku mpande imitungo murayigabuye ngere mu mahame nifuzaga ushoboye umugore ushobotse udashoboye yego ushobotse ariko udashoboye yego rero bikamfasha ibyo ikindi rero nagenderaga kuri uyu musheri wanjye ni ukuvuga ngo ngiye numvaga nshaka nkunda kugira ngo nanyanga zanyiyangire abagabo benshi akenshi ngiye ngiza ni pasiteri nakira abantu benshi usanga umugore yafashe icyemezo nta mugabo ugira icyemezo cya divorce iyo umugore agifashe yihuta vuba cyane kugira umugabo afata umwanzuro ajye ku rukiko ayisabe nabara nge nakira abantu benshi umugabo aramucenga akigira mu bandi bagore paka umugore arambiwe ariko umugore arambirwa ariko nta mugabo ndabona nibakinja mbona ufata icyemezo ariko umugore yavuze ngo ndakurambiwe ako n'ubundi kanabereke kamahira ijambo ry'Imana agato cyane mu by'ukuri umugore wihangana ayobora umugabo we Aburahamu n'umusambanyi murabizi Bible yarongoye n'umuja ko umugore atagiye muri divorce umugore katagiye muri divorce wa mbere yarihanganye Salomo igihumbi uwa mbere ya divorce aho byanditse yakunye yihangana uwa mbere wa kabiri igihumbi n'umwe uwa mbere arihangana nani abangaba Aburahamu warongoye umusha yego mbo tugarutse muri Bible Salomo Dawidi noneho rero Dawidi noneho n'umugore menya afite ibanga ryinshi abona amaze kwica Uriya arongwa n'umugore w'umugore abimenye aho yagiye ku divorce yabote nihangana nsimbaye ku mugabo wanjye tugumane ufite umugore utsimbarara divorce rigaki wawe unakwihangana nakuze umugore nkunda rero kuko iyo umuntu agukunda abavati sinatakaza zahabu yanjye madame namyango kunzi ko namukoye yarambye ngo ndi zahabu yego ambati namukoreye amafuti kira muri shashize yego urumva tubivuga simbi yego arambira ngo jowe ndaza nimugoroba ameze ukuntu ndicara mu nzu arambwira ngo zahabu yanjye iri mu mwanda zakuza yes wa zahabu yanjye iri mu mwanda zakuza tujye muri icyo kintu mwashinze urugo ikiganiro cyacu cyabaye kirekire muri fiyansa yari ryoshye cyane ariko tujye mu rugo mugeze mu rugo bya bindi wifuzaga ku mugabo wawe iby'Imana yaragusezanije waje kwibona cyangwa ukuntu waje gutungurwa mu buryo butari bwiza urumva twamaze kubaka pe Imana iradushyigikira dukora ubukwe bwiza kuko Imana yari navuga ngo yari afite amaterankunga yarasanzwe asengera cyahanurira bamutera ingabo mu bitugu badukorera ubukwe bwiza pe ku buryo twaranyweye twarariye ibintu byose bigenda neza nk'umukozi w'Imana mbese Imana iriyerekana turataha rero tugeze mu rugo rwa rugo nyine we yatinyaga sasa Imana rero banzira umunyazamo ako mu mutima we harimo akantu ko kuvuga ngo Munyakigali uko byagenda kose azamindukana sinzi ubu si ubuzima bwanjye ko n'umukozi w'Imana bizagenda uti yego Imana rero natekereje ko yamanje kuducisha mu bihe by'ubukene cyane kugira ngo we nishingira igiti imwereke umutima wanjye w'imbere ko ari wa wundi umwe namuhamirizaga amubwira ko ngiye mukunda
duca mu bintu ku buryo icyo gihe ntwite inda ya mbere yego najyaga ngira inzara nkazajya nduka ubusa akaba ari bwo nduka yego kandi ubwo ahantu dukodesha ari hafi yo mu rugo sinajya kureba mwene mama ngo angaburire nkavuga ni ninjyayo baramenya umugabo wanjye uko bimeze batangire bamutuke ubwo rero ndakomeza nihangana tugasenga ari igihe twaryaga mu yitatu yego Imana igaturitse igitangaza sinzibagirwa igitangaza Imana igeze kudukorera muze mwenda pfukama nawe ubwirane rero sheri ngwino dusenge ntitubwire Imana tuyareke urugo ko ariyo yarwubatse ako tubibwira ko yirengagije inshingano yayo kuri twebwe ahubwo ni ngwino dusenge turasenga turangije amasengesho anje ambwirutse se ubundi ko twarangije gusenga na telefone yanjye ko nta n'umuntu wari wamamagara yewe ibintu abarakora natwe twarasaze ndangije navuga nti ariko wagiye wituriza tugiye kumva nyirinze ahantu twakodeshaga baba bararwanye yego barwanye baba baraduhamagara ati mudutobare mwoka byarawe kwa pasiteri ndahibutsa yego tuba tugiye gukiza twaragiye dusanga abakire nyine ameza yaho nyine ahora adekoye umva barwanye bapfuye akantu gato bamaze gutegura neza n'umugore barushimwe ndabyibutse hariho igisorori cy'inyama hari igisorori kirimo amafi agize kandi ayakunda kuba n'inyama harimo amafi akaranze neza koko yayandi bagiye basamo bagashyiramo umunyu ubundi rigashari ryiyasa yego hari umuceri hari ubugari bwiza umve isosi nziza nanuza akanuza kaji yego akajerekani kaji bari kurwana ingumi ziri kuvuga umugabo akinjira cyagera utari kosa urugo rurimo ibiryo nk'urunguru mupfiki urugo rurimo muze tubanza turye arijuwe ngira tubanza tuzaturye n'amasabe umugore aza ati ngewe umugabo arantesheje ndabwinjira mubanze mureke turye turye kwanza ndaza kubanza amasengere imizimu nyirukana ndabwinjira mudama ndiratwite kajya mu gicyara nararyaga nabona ngiye kunanirwa akazajya mbwira ni reserve none umva twarariye kuko n'ibyejo bundi uburyo twamaze nk'iminsi 2 muturajya gushaka ibiryo ahubwo turimo turashimuta Imana ushimwe ntari dukumbuye ifi ntari dukumbuye akanyama bapfuye uyu mudamu wanye namubwiye ko saa tazabahishije none harenze 30 minutes nagasuzuguro ati hoya ahubwo njye byari samwe nkabitegereza wowe nagasuzugura yasuzugura ko nanabihashye yego ubyo wabibonye none ndangije numva nihagiye neza ndamubwira ati rero mwicare mbaganirize ndabaganiriza nsanga bapfuye ubuntu bwabo buciritse ndabasengera ati mwiyunge mukundane ndambwira madamu ati mada Imana yo mwijwe ifite ubushobozi ayima muse nk'ibi biryo mabibonye nari ngiye kuburara muri finale umva upfuye haciyemo ubwo hari tuvuga abantu bakavuga ngo turi mu bintu bisa nkaho ari ukubeshya ngaho fata kuva ndi umwana yego uzamuke uvuga bibiliya madamu tari ko wewe warebye ukuntu wakoze n'iduka madamu yabimbwira kenkeyeri nkambwa ati ngewe tubana meze nk'umusirikare umusirikare bambwiye ati pastor Joel ngiye mujye mureka ngiye nishime navutse ndi umwana muto njya mu gisirikare tuba mu kigo uyu munsi ngeze mu basivili kandi niyo njoyi biramucera cyo mfa n'umugore wanjye nuko nifuza kwegera abasivili bambwiye uburyo imirimo ikora hano hanze nabyegera twasangira ngo ndi umusazi ngo nge numva ari kumwe n'abantu ngasika cyane ambwa ati rero imyaka ndi umwana ndi mu gisirikare mbasa nk'umuntu uri mu kigo aho ngaho none baransezereye none ngeze muri groupe yego ubu numva nanezerewe ndi kwejuru nawe rero niko byari nanjye rero kumbwira ubu rero akambwira ati madamu nafutse ndi umukozi w'Imana yego ngewe umuntu amumbati nkumva ati merci sigaye numva basigaye bagaye amaturo sigaye mbyumva pastor b'iki gihe basigaye bayagaye ngewe igihumbi abagura umuntu w'Imana none kumbwira ngo Imana impumugisha nagusengeye numvaga ari fieri nukuvuga ngo numva byakira gutyo ariko uyu munsi none nabwo abakristo nabo tubageho rero basigaye bafite ikintu ibyo reka tuze kubijyaho ku musozo ahubwo dukomeze ku rukundo rwanyu urugo rwanyu ukuntu byaje kugenda icyo gihe rero Joel yakomeje kukubera umugabo wifuza cyangwa ubukene bwaje kumuhinyuza aho ngaho rero naje guhunga ngendagiye ndakuba mu mahanga n'amajoro uko byagenda kose njya nkunda kuvuga ari ijambo njya nkunda kuvuga ngo abakene umenya batazajya mu ijuru
abakene biragoye ajya ambwira ngo abakene ngo biragoranye kugira ngo bajye mu ijuru biragoye koko kwa kundi twari dufitanye ubumwe avuga uti ngiye kubaka ubukene bwaraje usanga aho bumenaguye imitima uwanyu ukomeza ukomeye kuko n'ubungu wanyu uhora ukomeye kuwe ariko wiwe urajanjagura kujya hasi umugabo biramucanga aza kuza kwicira aho arigendera aturugo ntabwo leta ibyumve ntabwo nabutaye ntazi ukuntu nagiye ngewe nagiye gushaka ndi indwara ahitubwira gufatisha nagaruka urumva nibyo hahandi iyo wabanye neza n'umuntu waramubereye imfurakazi navuga ngo niyo aronse umenya icyamujyanye niba harimo uburara cyangwa koko bwari bwabukene we rero narabyutse mu gitondo mfata inzira njya kwihigira ubuzima yego nari mfite ahantu nari nifitiye ibiraka byo gukora ikiyede yego we rero yari yaramaze gushira atakiri umuntu ku buryo najyaga nahakambwira uti njye sindi umugabo wawe yego uzishakira abandi bagabo umugabo w'icyubahiro uzabona nta mugabo umukene ubaho akambwira gutyo akazajya akomeza akangira inama kandi abikubwiye mbere utaranabyara none dore umubyaje wa kabiri ibyo birakureba ugiye kuzasarira iwanyu ntabwo ariko wabyihoreye ko Imana izatugira neza niyo byatinda ariko ko bitazahera wakwitonze ubwo rero nagiye ndaza nsanga umugabo yigendeye nta telefone yagiraga ntaki mugabo ndategereza umunsi wa mbere ndategereza uwa kabiri ndategereza uwa gatatu cyo gihe noneho nta nubwo yaransize mu nkodeshanya hari inzu yari yarasabye barayiduhereye ubuntu ako ari ikizu kituzuye kibamo inzoka kibamo imbaragasa kibamo inda noneho za nzoka nyimara kumenya ko yagiye ntangira kugira ubwoba bwa za nzoka umuntu uzajya uzica kandi ko ariwe wazicaga ariko nyine iyo umuntu yagiye we wishyiramo akanyabugamo ko kube byose navuga ni neza nzayimenagura umutwe wanjye n'ubundi ndi njyenyine ntandi mahitamo mfite cyane umugabo yaragiye amezi 2 3 4 5 6 hafi imyaka 2 yarigiriye Buganda ibaze utaza ahari tutaza ahari yego ariko bambi akimara amafaranga ya mbere yafashe yego ni Imana yamuhereye y'umugisha uko agezeyo ntago yagiye mu bindi ahubwo yaragiye yigira prayer mountain kuri amusozi w'amasengesho aragenda arasenga kazajya ajyayo nyine abantu nyine bakaza bakamusanga asengera abantu ari aho ngaho nyine atagira ibyo yiyorosa agenda apfapfana zakuza guhura n'umupasiteri umwe w'umukozi w'Imana wari umuzi mu Rwanda abwira niko nkuzura umunyempano uri umunyembaraga usengera abantu bagakira usengera abadamu bakabyara mfite umudamu w'umukire cyane nugerayo ntuhanura amazu arayafite nugerayo ntuhanura imyenda arayifite nugera ntuhanura imodoka nziza kuko afite n'ijya kumuhahira ahubwo Imana igukoresha byari aho hantu nigukoresha irabikuzuye hano nabonye Imana bwa mbere nuko icyo gihe waramusengeye aho naramusengeye ndataha njya mu icumbi ryanjye prayer mountain ararubatse igishaka kinini nkuko harameze hano niberayo ariho nibera mvunduruka narahagize iwanjye ubukode ntabwo narihisha umuntu nta telefone ari ni mu gihuru ubwo ngo nabona umuntu nzi kamwihisha wo mu Rwanda kugira ngo batabwira umugore yarambonye ko nacakukaye cyangwa ambwira abantu maze gusenga nsubira aho ngaho umugore aza kumpamagara Imana yavuze nzaguteza imbere umugore yambaye miliyoni 16 z'amanyarwanda niyo mbona mu ndama uhita usubira i Rwanda naje ndangisha aho umugore wanjye banabana naje ndangisha we mbona muguyeho urumva natinye kuzagaruka nyine naragiye ngiye nyine kuzagaruka yego wari ugiye mu by'ukuri ugiye uhunze umuryango wumva byakunaniye nani sharisha zuru zari zananiye nabaye uko iwacu tugira principe iwacu iyo ngiyo iwacu iyo ngiyo tuvumoka ivuga ngo ubugabo ni umufuka yego nta mufuka n'umugore wawe uramugurisha yego nabuze Aburahamu nemeze nka Aburahamu ari umugore n'ibiyambe yasigaye isa ry'umugore ukebe bwamukubise ageze mu gihugu cy'amahanga aba tekinike nyuma sigaranye umugurisha umugore wawe n'umushiki wanjye ngumwitware iki gihe wumvaga rwose byakunaniye uvuti byanze kunze reka nanjye ngende ntabwo nabishobora kuko nanga kuzabona intumbi y'umwana wanjye
n'iy'umugore n'iy'abana ufata icyemezo uragenda ndagenda sinamubwira nta telefone nari mfite ndagenda mugomba ubuzima bwa strago ariko mfite umutima uvuga ngo niyo mpamvu akenshi abadamu baza hano guhita fa decision yo kuvuga abagabo babo bataramenya umusimamo ngo sinzi yagiye kuva yagenda aragaruka ejo umugabo akazagira kanafatisha yahunze bwa bukene agasa nkaho yumva wenda wari gusanga pastor Ikirezi yarishakiye undi mugabo cyangwa yarasuzuguje cyangwa yagusuzuguje mu buryo yagiyemo nashoboraga kumusuzuguza kuko yafashaga televiziyo twari dufite kagasharupe ndagurisha afite n'akamate dufite na matera y'abana bararagaho icyo gihe kandi yari ikiri nshyashya arangije arabifata arabijyana nibyo byabaye itikeri ibaze kugera mu rugo wasize mu rugo ibintu birimo ugasanga ngira ngo n'umujura wabibye none hari kabana ngo abeshya abana ngo amuhereze igiceri ngo nagende kugura nagende gushyirishaho ngo filime y'ibitente ku muhanda imfura yacu amuha flash abatwaye televiziyo na matera umwana ngo ajye gushyirishaho flash umwana ahageze ararira ariko kuko ngo bamutware televiziyo yo kureberamo ibitente ngewe rero mageze uti papa yatwaye televiziyo na matera utumva ko nyine byarangiye yagiye nahise numva ko nyine yigendeye sinamenye ko yanagiye no hanze ariko we nyuma yaje agarutse nyine aramisobanurira ambwira ko yari yaragiye akabigurisha hariya hano ibatsinda amaze kubigurisha abonamo agatike ahita yurira jagwa nese ndashaka kumenya iyo ubonye amafaranga nk'ayo ngayo uyaryohamo pe ukaryoha ukumva ko ubuzima noneho bwaje amafaranga si menshi si makeya n'amafaranga menshi ntabwo umugabo yigeze yaryohamo noneho agahita akora icyo bita kurenga reka tubye akurenga aje none ko kwiza kuri YouTube wajya gwisize kiri kibaho YouTube niyo mpamvu banse nyirinda YouTube kugira icyamamare wati shingano nicyo cyaka kumenya ntabwo byigeze mu wenda akaba yakora ibyo adakwiye gukora urumva icyo gihe akimara kuza ikintu cya mbere yari afiteho ubwoba yari azi ko wenda nashatse ikindi azi ko abana wenda we sinzi ntabwo nzi ko nabitekerezaga ariko akigera aho yansize ngewe niho yansanze muri yanzu yayine kuko niyo mpamvu mbwira abantu ngo nawe ubwabo ujye ugira umutima nama wawe njye nari mfite umutima nama umbwira ngo nimukanga nkajya ahandi abantu batanzi umugabo azatekereza ko ninjizaga abagabo kubera ko ngeze ahantu batanzi reka nguma ahantu yansizeho n'abo banzi nibo bazamamiriza iyo myaka yose nibo bazamamiriza ko ndi umugore w'umutima cyangwa se ko ndi igihaha igihe cyose azagarukira ntago nzi niba yarapfuye cyangwa se niba hari ariko igihe cyose azagarukira nzi neza ko Imana izamamiriza mu maso ye azasanga abana be bameze neza ubwo nge ibya biraka n'ubundi nakomeje kubyikorera haza nkahahira abana banjye sinishyuraga inzu nari ndi muri iyo nzu y'ubuntu umva niberaho ngaho rwose ndagenda ngira discipline kandi nkanasenga cyane noneho kugira ngo rero agire rero nuza yo kuza hari umuntu bakubitanye cya gihe Buganda aje aramubaza amakuru yo mu Rwanda bite wari utuye ahantu twari dutuye amumaze ate se amakuru umugore wanjye ati yaca mudamu wawe tujya duhura buri munsi mu gitondo agiye ngo avuye kwisengera mu butayu avuye gusenga se yego nese aracyasenga uticeceka n'abadamu bacu maze bamufatiraho icyitegererezo uti aba basengesha cyane rwose tego ko ahubwo sangiza ngo ni wa wundi ni umukozi w'Imana ukomeye uti basigaye batuye hese uti handi wabasize niho bakiri ibaze nyuma y'imyaka ibiri ubwo wazatashye ukareba abana bawe koko babaye n'abasore aranje uti Mana yanjye basi nugerayo uzashake telefone umume tuvugane ahageze wa mugabo ntiyigeze amuma we nago tuvugane sinamenye n'amakuru ye nabimenyaje kuko aje yarantunguye araza afata abana bajyana muri bare arabagurira arabokereza inyama bararya none ngewe nari ngiye ku isantere guhaha nje barambwira uti umugabo yakwibye abana urumva umuntu utazi niba yaragiye yarashatse undi mugore niba byaragenze ute natekereje n'abantu bose batekereje ko ngo abibye umva ikintu cyanteye ubwoba si umugabo ahubwo n'abana abana banjye we umugabo yari yaragende naramuzona nyibiye n'abana ngenda nyoboza nta mugabo uciye ahangaha ufite abana babiri gutya na gutya barambwira uti jya muri bare iyi n'iyi niho twebwe twumubonye yinjira mageze arambwira uterega tuza ngiye sinje gukwiba abana ahubwo ndaje tuganire niwumva ko ari ngombwa
urama umwanya mu mutima wawe nongere nicaremo Yego. cyangwa niba ufite abandi bagabo yego ubwo ufite wenda usigaye kwemeza muri iyi minsi ntago mbizi n'iryo jambo yakoresheje ntago nabirwanya kuko imyaka nawe waba wihanganye yaba ari myinshi yeah ubwo nyine akomerezeho ariko niba koko wararinze isezerano ryanjye yego turakomezanya yeah turicara nyine nanjye ndarya nshira imumu turaganira nibwo ambwiye ibyo byose anyereka n'amafaranga afite yeah uramutuwa yego yayakuramo arambwira uti kandi iyo mba ndikirara mba nshatse undi mugore yego iyo mba ndikirara mba narashatse undi mugore akaba ari we mu by'ukuri we yarinze isezerano uko turi kubyumva warinze isezerano urabona kujya mu bandi bagore kakwerekeye buri hari ikintu iyo ufite mu mutwe wawe nyamubwira abantu ubundi igihe cyose nta kujya mu bandi bagore babyita umurengwe we ntabwo wabagiyemo kuko nta mafane kujyana nayo tuvuge ko basi nagize ibyo urari twabyumvise ntawe wagiyemo nicyo nashaka kumenya nuko urugo rwaje gukomeza rero biyumvikana twahise twubaka ya mafaranga yahise ambwira utumva nta kindi kintu ngenda yarambajije uti ntujya kuguramo imyenda mu mujyi yego niryo jambo itondo yabyutse ambwira ngo yaraje nyine twari muri buki yego buki n'abageni nyine barongoye uwo munsi twari muri buki ya danje naje ambwira uti sheri ntabwo tujya mu mujyi se kugura imyenda ntabwo ni hafi ceceka imyenda hafi byihorere Imana iradutabaye none imyenda icyatumye ugenda ni iyi nzu y'abandi wari urimo yego uzi neza ko niba yidusohoramo ntaho tuzajya ubu tugiye kugenda dushaka hano niba haba mu cyariyo ariko twubaka ariyo hose twebwe turahita twubaka umugore w'umutima nje arambwira uti nibyo nabwira ni cyane nta mwenda ushaka mbona nta rukweto ntarwo kuko icyo gihe hari n'utwenda yari yaje amvaniye i Buganda kudukanzu turi aho ngaho tubiri n'agasakoshi n'inkweto z'abana yarunduye nanjye nabwo ntibyo watuzaniye birahagije ariko ibindi tuzabibona ariko tugeze muri iyo nzu yego twahise twubaka uburyo abantu batunguwe no kubona umugabo agarutse tweta tujya mu nzu yacu yari yaragiye muri misiyo yubatse ibyumweru bitatu nyuma y'aho bazaga babwiraga ko yari yaragiye muza kubaka i Kigali hano hafi ibaze nuko se urugo rwarakomeje rugenda neza ubuzima burakomeza cyane rwarakomeje rugenda neza nyuma ahubwo haje kuza kuboneka ubushobozi bufatika yego nibwo byatangiye kugenda nabi atangiye no kwiyunga n'ababandi bafite n'abagabo nabo bafite amafaranga yego ariko abenshi yiyungaga nabo cyase bagendanaga babaga ari abadivorce yego abagabo bananiwe ngo ukorera agendana nabo biza no kuza kugera ku rwego araza kuza kubikubwira uburyo bamushyize ku nzoga ngaho ubwo biza kuza kuba bibi cyane umubiri we uri faiblesse ntabwo ujya ubasha inzoga iyo anyweye icupa rimwe abiri atatu riramuganza umva biragenda biba rudubi ku buryo najyaga nsenga nkavuga ni Semana ni weho wongeye kuza kubaka uru rugo nyuma y'iriya myaka yarigendeye akagaruka koko ni wowe yego cyangwa nari meze nka cyagiye Yohana yari yatumyeho Yesu ngo bamubarize niba ari we yego ariko ndashima Imana ko uyu munsi duhagaze tukivugana amashimwe n'ubundi buhamya bwo ubw'ibyo bihe byo n'ubundi buhamya tuzafata ikindi gihe cyane yego hagataho kuba nagize icyubahiro mfite itorero rinini yego rinini cyane rifite abantu benshi hano nahereye Nyamirambo ngira nk'abantu hafi 2,000 byicara bakuzura ugira amafaranga pe ngira imbaraga ngira power yego ari njye uvuga ku marano ndibuka n'abakenisi bankuraga inkuru cyane yego mu gihe cyabo hari keye mu gihe cyabo yego noneho haza kuzaho imiraba baricamo kabiri bamwe barigute bose yego haza kuza bimwe by'ejo bundi apana corona yego ndabyuka amatorero gufunga amatorero ndabyibuka yego mbambaye barafunga nshiki numva mbaye nk'umutazi nese icyo gihe reka tuzabivuge mu kiganiro cy'ubutazi muzadushake undi mwana kuko mufite inkuru ndende harimo ibintu bikomeye cyane mwaho ngaho noneho pastor
Joe yaje kujya gutya akajya no mu nzoga akajya mu bintu bitari byiza urumva niba utangiye kugendana n'abantu bafite indi myumvire batandukanye n'abandi bagore urumva ibyo akora umugore nabyo si byiza cyane akamara nk'ukoze yaranigendeye rwose ibyo ngibyo ni mu kanya gato kandi akagenda ndi mu cyubahiro ndi pasiteri njya ku maradiyo mvuga ubutumwa njya ku mateleviziyo mvuga ubutumwa ukimukunda kimwereka nyimukunda kandi rwa rugo rwacu rukigendwa nk'urugo rwa pasiteri nawe rya zina rikimuriho ko ari umushumba kuko nta muntu wagomba kumusigura akiri umuprofete bamwiyambaza agasengera abantu kandi iyo ndwara ayifite akanywa inzoga akanasengera n'abantu bakaba bazi ko utanywa inzoga ni ukuvuga ngo cyane akaze madamu mubyo madamu nge nageze ntituyirambure iyo nkuru reka tuzirambure ubutaha ni nini cyane mu by'ukuri benshi bakarambona n'ukuntu icyo cyubahiro yagitaye ariko noneho nyuma akaza kuba undi muntu uyu munsi twicaranye atakinywa inzoga atagisinda none ukuntu byaje iyo nkuru naho ubutaha naho ubutaha iyo ni ndende cyane kuko uyu mudamu uri mu bantu bababaye bababajwe rwa rukundo bababajwe n'isura yambonagamo ariko abakristo hanze bo bakabona ko muri bazima umva niyo bandebaga babonaga nta kibazo mfite nta muntu uzi bano uzabona gusa imbivuze hano cyane nta muntu uzi kwihangira gukiranuka ku munyabyaha w'umukozi w'Imana uzi kwihangira gukiranuka ntiwamureba mu maso babyita kwishushanya ni abantu bazi ijambo ry'Imana kubisobanura nk'urwembe kandi ntacyo bafite none se hangoye umuryo si buriya nuko utigeze umunyamakuru udakora inkuru zo kugenda abaye ko afite amafoto y'abanyamakuru amafaranga yanjye yagendeye hariya ngo basibe ntisohoke nagahumbure amakonyage iki byose abakangwa hejuru pastor reka tuzavuga ubutaha iyo story n'ubu ngubu tumaze gukora isaha irenga reka ubutaha tuzakora indi saha yindi tuvuge ku bindi muzadundi mwanya twonye tuganire byanze bikunze uyu ni umuryango w'urugero n'umuryango navuga ngo waciye mu bibazo ariko uyu munsi ukaba uri mu bisubizo bikomeye cyane byo kuba umugabo n'umugore rero hari abantu benshi bibaza ko byanze bikunze iyo waciye mu bibazo n'umugore wawe n'umugabo wawe ni gatanya ugatumva ko ari gatanya bo ntibigeze batandukana baracyari kumwe imodoka yanjye ntabwo yikandagiraga uyu munsi ni ugenda byose ngayibaza icyo kintu njye nagiye kubyara umwana musaba imodoka injyana kwa muganga arambeshya ngo ndamubwira ntimereza ko ntacyo nshaka umushoferi ntwari kwa muganga ngiye kubyara arambeshya ngo reka njyane mu Kinamba ndaje ngutware ahita yigendera ngiye mfata ikivarisi ndagenda mpura n'abantu mu nzira tuse kuri wenyine kandi tubona umeze nk'ugiye kwa muganga uti nta kundi ntawe uhari umugabo araza arandeba mu maso ngeze Nyabugogo ndamuhamagara nariko sheri wambabare basi ukangeza kwa muganga ko ngiye kubyara basi wakubashye umwana afite mu nda ambwira ngo mfite gahunda nyinshi cyane warubihiwe nukuvuga ngo hari ubuzima uyu munsi abantu bari kutureba hari ubuzima nabayemo bukarishye nongeze kuri iyo nda rero y'uwo mwana niba ari ibyo bibazo byose ndahababarira namaze ukwezi n'igice kwa muganga umugabo atarangeraho kandi bambwira amakuru bakambwira ko yasinze bakambwira ko yarwaniye ahantu bakambwira ko yagonze ko nawe ngo ukuboko kwe twirangiza naho utaha reka tubashimire cyane kubana natwe ku muntu wifuza by'umwe kugira ngo mumugire inama ubutaha nibwo nkeka ko abantu bazahamagara cyane mumugire inama mumubwire uko ubuzima bwaje kugenda ukuntu umuntu ashobora kuba yarinda ijambo bigakunda umuntu ashobora kuba yageragezwa ariko nk'uyu mudamu ku muntu yihanganye ukuntu Joel abagabo benshi cyane duhura n'ibigeragezo byinshi pe akongera akagaruka mu buzima kandi akagaruka mu rugo rw'umugore byaje kugenda biti ibyo byose rero uwifuza sinzi niba contact yanyu mwayitanga nimero zanyu nimero zacu dukoresha abantu bashaka kuduhamagara hari abantu baba bari guca mu bintu nk'ibyo ngibyo ariko badafite uburyo babyikarumamo burya no kuganira n'umuntu wanyuze mu bintu nk'ibyo hari nk'abantu ngiye bamamagara bambwira uti ubu kuwa gatandatu burinze kuvamo kuwa mbere nzajya kwandikisha divorce ariko twaganira akambwira uti wow
nanjye ngiye kubaka Yego. kandi uyu munsi hari abantu twubakiye kandi benshi Wow. hari abantu bari guca mu bintu by'ubuzima bitandukanye ariko iyo aganiriye n'umuntu abasha kubona experience Yego. kandi natwe turi ahangaha kugira ngo natwe dufashe imiryango nk'iyo ngiyo kuko iki kintu cya divorce kiri gusenya imiryango Yeah. kigasenya n'abana bacu na hejo hacu Yeah. kikahangiza nimero zacu ni +250 788 46 17 iyo ni yande iyo ngiyo ni Nani yanjye ukoresha nawe? twahisemo gukoresha nimero imwe Yangi urukundo rwabaye rwinshi duhitamo kwikoresha izo nimero imwe kuko ibintu yabayemo ni byinshi arambwira uti nihagira umukobwa uguhamagara kumva umwitabye wow ni byiza nihagira abagabo b'ibirara twagendanaga akakwitaba azirinda kumbwira ngo ngwino nkugurire nuko wagira ni sawa cyane waje we uzi ukuntu ufite umugore mwiza urakoze kabisa nanjye umuntu abimbwiye ndidunda I know n'izina biri seri nongera ikindi kiro no mpamvu ibyo byabaye cyangwa ugabanyaho ibintu ubu yavugiye kuyongeraho ibindi bitanu nawe utangiye ugabanya unyongereye bitanu nawe burya batubwiye umuntu wateye imbere ibintu bimuranga si amafaranga menshi ni ukuba ahagaze neza adafite ibibazo n'abantu afite umugore mwiza n'abana n'aho abaryamisha n'akamodoka abatwaramo kandi adafite amadeni ya banki adafite n'abantu bamwishyuza n'abantu bamugendaho nta n'ikibazo afite n'igihugu cyacu ubwo nta kimwe ubwo ngewe niho neza ndi umubosi uri umubosi ni gute utangana n'uno muryango kweli ni gute utangana n'umuryango n'abari inyuma hariya basitse bapfuye ntumbaze iby'amafaranga byo ngo miliyoni zingahe dore miliyoni zanjye ngizi ngaho naho ubundi rero naho nakoraga miliyoni urabona ko ubushaka kuba nabona nk'ibihumbi 2 ntanze urugero akambwira ati uyu munsi tugure indagara z'umunyu tugure n'avoka tugure n'agaceri arakoraga miliyoni sinyigarura umunsi kandi ngo umukire ngo umukire usa n'umukire nimba ngiye Gisenyi sinyagarure ubwo ndi umukire hafi ya nawe nahoraga ntumbiye amaso utabwo nani jadi ndamujya ngira telefone kandi wamukuru namugira kandi amaso ntagiye no mu rugo ibyo tuzaganiraho byumvikane ko ni inkuru ndende tuzaganiraho ubutaha mwakoze cyane ko natwe mu iki kiganiro Imana iba mugisha kandi nishimiye ikiganiro tugiranye kandi ndishimye ukuntu baza urakoze cyane turishimye natwe gusangiza abantu inkuru yacu kandi nzi ko hari abantu benshi cyane izafasha baba hano mu gihugu cyangwa i Burayi abantu benshi cyane bagiye bafite ibibazo by'ingo ko satani hagurukiye ngo hari igihe rero biza bikaba ari faiblesse z'abantu ku giti cyabo ari ibyo wikururiye tuzabiganira muri icyo gice tugere ku ndego nziza murakoze cyane murakoze Mugabo reka mbwire rwose ngo amavunane umugongo uzi ko ufite amavunane kugera naho n'umusatsi usigaye upfuka n'amaso ntarebe do ugeze kwa muganga se mudebe ko urabona nagiye rwose si burara abadisiki ibindi bintu byacu rwose arakira ntabwo kanya rwose ahubwo tugeze tukamufasha harya mwarambwiye ngo muvura umutwe mu mavi n'abana bavuganye n'umuntu n'abatsindwa mu ijuru